murakoze cyane. Mbere na mbere ndashimira abakunzi b'Amavubi baje kudushyigikira ku mukino uyu munsi. Byaduha imbaraga, ni ibyishimo kuri twebwe, kuko ikintu cyiza ni uko hagombaho kubaho urukundo hagati y'abakinnyi n'abakunzi b'ikipe y'Amavubi, kuko ni ikintu gikomeye. Iyo connection igomba kubaho. Ndabashimira cyane kuba baje kudushyigikira, ariko nanone nkabarinda akantu kamwe, kubera ko hari aho Manzi yinjiyemo n'indi ku ruhande, hari aho n'umushinga bakiri bamuvugiriza induru. Ibyo ntabwo tubishaka mu kipe y'igihugu. Ibya club tubisiye ku ruhande mu gihe twaje mu kipe y'igihugu, twakunda akabanenga nubwo baje kudushyigikira, ariko hari bamwe babikoze ariko si byiza. Dushyire hamwe dufatanye nk'abanyarwanda, ibyiza twabyizeho tubyishimiye twese. Jacques, ni amateka ngira ngo ibitego 10 bibanza ariko bwa mbere ikipe y'igihugu yatsinda imikino 2 cyangwa se 7 mu mukino. Ni iki bivuze kuri mwebwe nk'abakinnyi? Aya mateka murayanditse, ariko n'ubu murashaka urugendo rwa muri group stages. Mwebwe nk'abakinnyi mugiye gukora iki? Umutoza bafite ibyo akora, ariko namwe giti cyane nk'abakinnyi, uri kapiteni, wenda Karoli ntabwo arahari, ariko se mwebwe mugiye gukora iki cyane kugira ngo muzagere no ku rundi rwego, wenda tubabone mukina n'igikombe cyacu? Nibyo iyi kampeni nshya dutangiye. Nkeka yuko mbere yuko duhura twabanje kuganira, kubera ko dufite kampeni nshya tugiye gutangira, harimo iyi qualification ya World Cup, hakaza n'iya d'Afrique izaba mu minsi iri imbere. Ndavuga ko twebwe tutakina mu gihugu n'ubwo hariya y'abakina mu rwego rw'akina cyane. Urumva ni ibintu byegeranye twabiganiriyeho kugira ngo tubashe kwihesha mu gaciro nk'abakinnyi, kuko mu by'ukuri natwe dukina hanze. Iyo uvuye hano udafite intsinzi, ubwira muri club yarakoze amayiye byagenze gute, twatsinzwe bole, ariko ubu ngubu ndageraho bama felicitation. Urumva nanjye nihamba abagenzi banjye bampaye na bagenzi bacu banje gukina hanze. Ndumva twakomeza gukora iyi ntangiriro nziza tugize. Tuvuge yuko twabikoze ngo twizamure hejuru, ahubwo tumenye yuko dufite akazi gakomeye imbere yacu. Ndashaka kubaza ikipe y'Amavubi ibitego 10, ese nicyo wabonye cyanditse ikipe n'amatsinda ibitego 3 n'amatsinda 2 ugereranyije muri rusange icyo cyanditse kugira ngo intsinzi hamwe? Icyo navuga, iyi groupe dufite isa nkaho imaranye igihe, ntabwo ihinduka cyane. Niyo hahindukamo 3 bangahe, ni groupe ubona no muri ziriya match twagiye dutunganya gutsindwa ari groupe iri hamwe. Urumva nubwo tutagize match nyinshi za gishuti twagize, ariko bisa naho tumaranye igihe. Niyo kwa cyo kintu cyatangiye kidufasha muri campaign nshya twatangiye, kuba tumaze kugira groupe imaze kumenyekana mu bakinnyi.